Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yohana Batista amaze gutangwa, Yesu aza mu Galileya, yamamaza inkuru nziza y'Imana avuga ati igihe kirageze, none ingoma y'Imana iregereje, nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Uko yagendaga akikira inyanja ya Galileya, abona Simoni na Andereya murumuna we bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaho inshundura zabo baramukurikira. Yigiye imbere gatoya abona Yakobo mwene Zebedeyi na Yohana murumuna we bariho batunganya inshundura zabo mu bwato. Ako kanya arabahamagara, nuko basiga Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe bana b'Imana, tugeze ku cyumweru cya gatatu ibyumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya, umwaka B. Amasomo matagatifu umuhanuzi Yonasi aradutekereza ubutumwa yahawe, ubutumwa butoroshye. Imana yaramubwiye ngo nahaguruke ava aho ari ajye i Ninivi, umujyi mugari, ajye kubaburira, abamenyesha amagambo y'Imana. Imana iti ugende ubamenyeshe icyo nzakubwira. Yonasi yishe amatwi, yarahagurutse aragenda afata inzira ajya i Ninivi akurikije ijambo Uhoraho yamubwiye. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Ninivi yari umujyi mugari, umujyi munini uhebuje. Ugenda mu byari iminsi 3 mu buryo wanganaga. Yonasi yagize umunaniro ngo agire ubute, yinjiye muri uwo mujyi akora urugendo, aragenda agerayo yigisha agira ati hasigaye igihe gito, hasigaye iminsi 40 maze Ninivi ikarimbuka. Kristo yabakoze. Namwe mumbwire n'ubu ngubu Modeste aramutaje akababwira ati harabura amasaha 4 ronge karimbuka, twakifataho kandi we nibyavuze bitugaragarira mu maso. Mwishyire mu mwanya w'abajyanye Ninivi bari bafite iminsi 40, ukwezi n'iminsi 10 nicyo karimbuka, hazarokoka. Ntabwo bavuga ngo biratwara inzira akarusho ugiye wize, ntabwo navuga ngo biratwara nyirakanaka ugiye wize. Ni ugushyira hamwe. Abajyanye Ninivi rero bashyize hamwe babigenza bate? Bambara ibigunira, bemera Imana, batangaza igisibo, barahinduka. Kristo Yesu akuzwe. Kuva ku mukuru kugeza ku muto barahinduka, bisubiraho. Ese twebwe ibundi ntabwo dukwiriye guhinduka, nta kibitwara tugahita n'icyiza. Ntabwo ushaka kuhatinda kuko mu butumwa no mu nyigisho no mu ndirimbo
umuvandimwe wacu ari bugarukeho wenda muri bubashe kubyumva we ntababwira ngo baretse imigenzereze yabo mibi. Imana ibonye ibyo bakoraga nayo ihindura imigambi ibyago yabateguje ntiyakibateza. Imana yacu ni Imana y'impuhwe, Imana igira neza. Kristo Yesu akuzwe. Mu isomo rya kabiri n'ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo yamwandikiye Abanyakorinti aragira ati mbibabwire rero bavandimwe, igihe kirabashira. Urumva se atari intero n'inyikirizo isomo rya mbere ryatera iminsi 20 Pawulo ati igihe kirabashira. Ukiri mu matiku, ukirangwa n'ubugome, ukirangwa n'ubujura, ukirangwa n'ingeso mbi, ubuza abana ngo igihe kiragushirana. Igihe ni igihe cyo kwisubiraho ukareka ikibuga ugahitamo icyiza. Pawulo ati niba wacuruzaga mbere nkaho ntacyo ufite biragoye. Ati niba wariraga mbere nkaho utarira, niba unezerewe mbere nkaho utanezerewe, ngo n'abakoresha iby'isi bagatwarwe nabyo. Kristo Yesu akuzwe. Umuvandimwe wacu urugero ko ahangaha rwose aguye hashashe mu butumwa ari buduhe. Yewe aya masomo aratubera imfashanyigisho ndetse n'akabando. Iby'isi ni tubikoreshe bidufasha kwitagatifuza, dufata urugendo rugana iwacu w'ukuri heza, kandi bitadutabika mu nyenga y'umuriro mu kuzimu, ahubwo tuve ibuzimu tujye ibuye. Aho Mutagatifu ati imisusire y'isi irahita bwawe. Ejo bundi twari muri 2023 se. Kristo Yesu akuzwe. Ejo bundi twari kumwe ku bunani dusangira ubunani. Iminsi 20 ibyumweru 3 bishize. Ubu soko twari tumeze ku bunani. Tekereza wirebe waraje gushima Imana kuri wa munsi wo kuwa mbere wo ku bunani. Hari icyo wiyumviye ntabwo wasubiye. Bavandimwe turahurwa, nyamara nitugerageze dusabirane kugira ngo twumve kandi duhinduke. Mu ivanjiri Yesu aramamaza inkuru nziza. Erega amasomo matagatifu y'uyu munsi aruzuzanya intero n'imwe: guhinduka, kwakira inkuru nziza n'ikiyakira nibwo tuzahinduka by'ukuri. Ati igihe kirageze, none ingoma y'Imana iregereje. Ingoma y'Imana turimo, ese twiteguye kuyubaka no kuyiharanira no kuyikorera, cyangwa se turi muri ba bandi bayisenga? Uribeshya kandi utakuyisenga ngo uyishobore, ahubwo uzabigomeramo. Muvandimwe rero, Yesu ati mwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Kristo Yesu akuzwe. Ni inkuru nziza inkuru nziza y'urukundo, inkuru nziza y'ubuvandimwe, inkuru nziza y'amahoro, inkuru nziza y'ubuzima. Tanga ubuzima no kwica, tanga umugisha wo kuvumana, vuga neza wo kuvuga nabi, gira neza wo kugira nabi. Ubuzima bwawe w'icyerekezo bugira icyaha, Imana ibuturemo aho uri. Karabana hasigaye iminsi 20. Ijambo ry'Imana riduhindura. Yego Yesu ko yagendaga rero yigisha akikiye inyanja, ni nako yatoraga ahamagara abagomba kumufasha muri ubwo butumwa. Ngo abona Simoni na Andereya murumuna we, abavandimwe, nawe barimo arakubona mu mazina yawe ukuri hano. Ngo barimo baroha inshundura mu nyanja yo kubana abarobyi. Yesu arababwira ati nimumurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Kristo Yesu akuzwe. Ngaho tekereze abantu mwasize mu buriri. Imbere mu buriri kwenda bari haramutse hakonje. Yesu aramutse
yaza kubabwira ati nimubyuke mumurikire musige icyo kirago ayo mashuka y'amatora kandi yayababwiye bisa n'aho bamukurikiye ariko byibuza mwebwe mwaje mwamwumvise byose ni mwamwumviye hari abashyizeho ikiziriko ngo nimuze ni Yesu wabazanye ntabisingirize rwose Yesu asingizwe iteka mu buzima bwacu mutekereze ababikuza no gusenga bakaba bazindutse bajya gucunga no gucunga sinzi uko mubyita ushaka inzoga zawe kugira ngo nimuza kuva mu kiliziya hano mujye kubateza imbere icupa ry'urwagwa riragurangana riragurangana kubafite n'abazi sengereza iyo baranguza ngaha ko mundeba ntimusubize ntabwo kimugera icupa rigura 700 barangura 15 jerekani akubuka 200 kuri urumva iyo nyungu yayireka bakurikiye Yesu abo mwasi baracuruza umuntu agakora akava ku wa mbere kugeza bigakomeza gutyo ntabwo ngo ku munsi w'Imana reka njye kwishimira yarampaye yibuze ibirimo guhihikanira hari igihe izananira no kubirya bisigira abandi bashoboye abagifite amenyo kuko ayandi wenda ashizemo nuko n'iminsi ikatwigisha tukakujyana iwawe tukaguherekeza ati twaremewe tuzajya mu ijuru umuntu akaruha adatekereza ariko nimurebe Simoni na Tereya Yesu arabahamagaye basiga inshundura zabo baramukurikira n'amafi mu nyanja igitero cyabo amatoni n'amatoni barabisigasha bakurikira Yesu ntabwo ari aho bonyine ngo yiga imbere gato yabona Yakobo mwene Zebedeyi nayo baje murumuna we bari batunganya inshundura zabo mu bwato ako kanya arabahamagara nuko bo basigase Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira kwisubiza kusura mwebwe mwaje mwamukurikiye ni iki mwasize kuko kureba abandi abo bose kubasabira ngo twebwe turi hano twasize iki gukurikira Yesu twamuzaniye iki wese yibaza Yesu abangaba barasiga ibyiza bagakurikira Yesu ubu rero natwe baradusaba rwose Yesu iyo umukurikiye iyo umwumviye iyo aguhamagaye kwitaba akurutira byose ariko no muri kiruta asige n'ingeso mbi turi kubya shitani tuba abana b'Imana dukurikire Yesu two kwizirika ku by'isi two kwizirika ku bibi two kwizirika ku byaha two kwizirika ku ngeso mbi two kwizirika ku bifite shinge na rugero two kwizirika ku bintu byose byatujyana kuri urukundo rw'Imana niyo tuyikesha ibyo ukeneye irakuzi kandi irabiguha ku buntu nta kiguzi icy'ingenzi mu mutima wakira kandi ukitaba karame ati gahagaje nyagasani ukora ugushaka kwawe umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo umwamikazi wa Kibeho umubyeyi utabara abakristo adufashe twisubireho twemere inkuru nziza duhinduke dukore neza two kwizirika ku by'isi kandi aduhe kumva neza ijwi ry'umwana we duhamagara kuva mu bibi turimo dufate urugendo rugana heza aho tuzibana nawe mu ijuru ijabiro kwa Jambo ubuziraherezo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nyagasani Yesu abana nawe imana twamaze kwemera kwawe